mukiza mukiza utwemere nubwo turi babi Yesu we Yesu wararupfiriye mukiza utwemere mwami mukiza mukiza utwemere nubwo turi babi Yesu we Yesu wararupfiriye mukiza utwemere mwami mukiza mukiza utwemere nubwo turi babi Yesu we Yesu wararupfiriye mukiza utwemere oya ntabwo twashoboka ibyaha turatsinzwe rwose ariko amaraso yawe Yesu yaratuviriye mwami mukiza mukiza utwemere nubwo turi babi Yesu we Yesu wararupfiriye mukiza utwemere urakoze mwami Yesu urakoze data wa twese muririmbyi yabiririmbye neza aravuga ngo ntabwo twaguhisha ibyaha turatsinzwe muririmbyi yabiririmbye neza aravuga ngo ntabwo twashobora rwose aravuga ngo turatsinzwe mwami Yesu Kristo aya masaha mwami yo gusubizwamo imbaraga masaha yo kongera kubakwa mu buryo bw'umwuka amasaha witeka Imana yacu abana bawe tuje mu nzu yawe abasore abakobwa abagabo abagore abana batoya baje mu nzu yawe Mana isaha ya saa sita isaha ya saa saba mwami Imana yacu kugira ngo mwami twongere kuvugana nawe wongere kuvugana n'imitima yacu kugira ngo witeka Imana yacu twongere gusubizwamo imbaraga twongere gusubizwamo ibyiringiro mwami Imana data wa twese tugucire bugufi Imana turakwemereye mukiza utwemere nubwo turi babi mwami Yesu Kristo jambo ryawe rirambwira ngo nituvuga yuko nta cyaha dufite tuba twishutse Mana ntabwo dukiranuka rwose turacumura hato na hato byo tuvuga mu byo dukora mu byo dutekereza ariko turaje Mana kugira ngo witeka Imana yacu wongere witeka gusana no kubaka ubusabane hagati yacu nawe ni wowe ubishoboye twebwe turakwemerera gusa ugakora umurimo mu izina ryawe Yesu turaje rero nyakubaha Imana yacu mu nzu yawe ahangaha icyo iyi nzu mwami yagiriwe ahangaha no kugira ngo tuhaganire nawe tubwire utwigishe uduhugure hanyuma utuyobore binyuze mu ijambo ryawe binyuze mu kiganiro cyacu nawe mu gihe nk'iki cyo gusenga mwami Yesu Kristo kandi ni umwanya wo kuzana ibyifuzo byacu yewe witeka Imana data wa twese mwami data mwiza jambo ryawe rirambwira ngo tukuzanire amaganya yacu kuko ari wowe ubasha kwita kuri twebwe mwami Imana yacu turabyibutse turanabitekereje mwami Imana yacu kuko twebwe hari byo twabasha bito cyane mu gihe gito kandi ariko wowe witeka Imana
urabishoboye byose. Ibyo tutakwikoreza abavandimwe bacu, ibyo tutakwikoreza inshuti zacu, ibyo tutakwikoreza abo twashakanye, ibyo tutakwikoreza igihugu, Uwiteka Imana yacu, ibyo nacyo kitatwikorerera. Uwiteka Imana, ufite ububasha n'ubushobozi, ufite inzira nyinshi zo kubikora, hanyuma tugashima, tugakomeza Mwami kuvuga imirimo yawe n'ibitangaza ukora. Niyo mpamvu tuje mu nzu yawe rero Mwami, turasenze ngo tugire neza. Mwami Yesu, utwumve, wumve gusenga kwacu, tugucire bugufi, dusengeye gahunda iyobore, indirimbo ziririmbwa, Uwiteka Imana yacu, gusenga kwacu kumvikane mu ijuru, mu izina ryawe Yesu. Ijambo ryawe Mana turi bwumve, Mwami Imana yacu, ukomeze kurisiga amavuta, umukozi wawe uri bivuge, Mwami Imana yacu, umuha imbaraga z'umwuka wera zo kurisobanura neza, kugira ngo ridufashe muri uru rugendo, muri ubu buzima no muri uru rugendo Mwami turimo tukiri muri iyi si. Uhimbazwe Mana, ushyirwe hejuru. Icyo tutemereye n'ikirogoya zose z'umubi, icyo tutemereye n'imbaraga zose z'abadayimoni zijya zirwanya amasengesho y'abera, mu izina rya Yesu turasenya ibihome byose bya Satani mu izina rya Yesu. Wowe nk'Imana yacu tuguhaye ikaze, ushyirwe hejuru, ube hagati muri twebwe, utuyoborere no gahunda. Wumve gusenga kwacu, turagushimye Data, nsabye twizeye mu izina rya Kristo Yesu Umwami n'Umukiza wacu. Amen. Amen. Haleluya. Yesu ashimwe. Haleluya. Yemwe haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Tugarutse muri wa mwanya wacu mwiza wo gusubizwamo imbaraga. Rero abantu mwese turi kumwe, muturutse mu mpande zitandukanye, hari abatuye hafi yo mu Giporoso, hari abatuye mu Giporoso, hari abatuye kure yaho, ariko mwumvishije ko uyu mwanya mugomba kubana natwe, umwanya wo gusenga. Mbahaye ikaze mwese, kandi uyu ni umwanya uhoraho, lunch hour, masaha yo gusangira ijambo ry'Imana, amasaha yo gusenga, umwanya wo gusubizwamo imbaraga mu buryo bwose. Ndagira ngo rero n'ubundi kuko tugifite umwanya muto wo gusenga, tuwukoreshe. Yesu ashimwe. Ni umwanya wo gusenga, ni umwanya wo gusenga Imana iduhaye mu nzu yayo. Ndagira ngo n'ubundi dusenge, hanyuma nyuma yaho ndaza kwemerera umwigisha wacu Kanoni n'ubundi araza kutugezaho ijambo ry'Imana dusoje umwanya wo gusenga. Ariko nibura turirimbe igitero kimwe kiriya ndirimbo ngo Mukiza utwemere. Mukiza utwemere, nubwo turi babi, Yesu we, Yesu waradupfiriye. Mukiza utwemere, Mwami Mukiza, Mukiza utwemere, nubwo turi babi, Yesu we, Yesu waradupfiriye. Mukiza utwemere, oh Mwami Mukiza, Mukiza utwemere, nukuri nubwo turi babi, Yesu we, Yesu waradupfiriye. Mukiza utwemere. Igitero cya gatatu kiravuga ngo ntabwo twashobora, ntabwo twashobora gutunganya ingeso iyo tubigera, n'ukuri biradunani. None Mukiza we, Mukiza utwemere,
nubwo turi babi. Yesu we, Yesu waradupfiriye mukiza utwemere. Dore wikubisi ungirire sisisha ngamwangureho ingeso zose. Mwami mukiza utwemere, nubwo turi babi. Yesu we, Yesu waradupfiriye. Oh mukiza, mukiza utwemere, nubwo Yesu waradupfiriye twemere. Yesu ashimwe. Haleluya. Reka mbasabe twakire Kanoni, hanyuma aze atugezeho ijambo ry'Imana. Amen. Ndagira ngo uyu munsi tugiye kwiga inyigisho ivuga ngo Imana ikubonekera wiseguye ibuye. Haleluya. Kuko burya gusubizwamo imbaraga, nkunda iyo Imana igushubijemo imbaraga wageze hahandi mu Kinyarwanda bavuga ngo urira na nyina w'umwana ntiyumve. Hahantu ugera ukavuga ngo ahangaha kabisa ndi hagati y'urupfu n'umupfumu, nk'uko bavugaga kera mu Kinyarwanda. Turasoma mu Itangiriro 28, turava ku murongo wa 10. Kugira ngo muze kubyumva neza, iyi nkuru yabayeho igihe umuntu witwa Yakobo yarahunze mwene se, bavaga indimwe, bari impanga. Ariko Yakobo nyine izina ryari umuntu, ubundi Yakobo bivuga umuriganya. Noneho rero Yakobo yibye umugisha wa Esawu, ariko burya ntabwo abantu bazi ko nta n'umugisha Yakobo yibye, ahubwo yagaruye ibye byari byanyazwe. Kuko ubundi bavutse ari impanga. Esawu avuka mbere, Yakobo avuka amukurikiye amufasha agatsinsi. Noneho Imana iravuga ngo uyu nguyu wavutse nyuma ni uzahabwa ubutware. Nubwo uyu yamuvutse mbere ho amasogonda, uyu wavutse nyuma ni uzahabwa ubutware. Ariko kubera ko se yikundiraga inyama, nabyo mujye mubyitondera. Hari igihe inyama zizagukoresha amakosa cyangwa n'ibindi umuntu akunda. Noneho se igihe cyo gutanga umugisha abwira umwana we mukuru, aramubwira ati ugende umpigire umuhigo, uze untekere inyama nzirye nkuheshe umugisha w'ubutware. Hari igihe pastor warabizi tujya dusezeranya abageni, tukavugaho umugisha wa Isaka na Rebeka. Avuga Mana y'isi n'ijuru, uzandindirira abantu twasezeranije, ntuzaho umugisha wa Isaka na Rebeka. Kuko niba hari urugo rwari rurimo ibibazo n'urwa Isaka na Rebeka. Urumva Isaka yakundaga inyama, agakunda umuhungu we mukuru Esawu kuko ngo yari umuhigi, akaba mu gasozi akajya muzanira inyama. Noneho Rebeka wakikundira umuhungu we Yakobo kuko we ngo yabaga mu mahema. Mbese yari wa muhungu uzi koza amasahani, akaba azi no gukuba amasafuriya,
akamenya guteka ibishyimbo, kuko ajya kunyaga umugisha wa Esawu yari yatetse ibishyimbo ashyiramo amamesa kuko ngo byaratukuraga, ateka n'ubugari. Noneho Esawu atashye azi inzara yamwishe. Burya rero nta kintu gitera inzara nk'iyo ushonje kandi ugasanga hari ibiryo bihumura. Ahageze yibagirwa yuko aramubwira tumva ibi biryo byawe birahumura kabisa. Ndamubwira ati rero ibi bishyimbo byanjye birashinganye n'ubugari bwabyo bw'ifu ya kinazi, ariko yari itarabaho. Ubwo nabo bari bafite ayabo mafu. Ndamubwira ati ubu bugari, burya mwumvise ko ubugari bwa kinazi nyine buba ari ubugari. Aramubwira ati ubu bugari bwanjye kugira ngo nkweho n'intore, banza ungurisha umugabane wawe w'ubwana bw'imfura. Aramubwira ati ubundi ku mwana w'imfura bimariye iki ko n'ubundi inzara igiye kunyica? Tekereza, ubwana bw'imfura arabugurishije, ariko se na nyina ntabwo bari bahari ngo baba bahamye. Ariko n'ubundi icyo yaraguze ikintu cyari gisanzwe ari icye, nta mpamvu yari irimo yo kukigura, kuko Imana yari yaravuze ngo umugabane, ubutware bw'umwana w'imfura buzahabwa wowe mutoya. Ariko nawe icyo gihe ntiyari abizi kuko yari uruhinja. Noneho ikindi kibazo cya kabiri cy'uyu muryango ukwa Yakobo, wenda ko kwa Isaka, aragiye abwiye umukuru ati genda umpigire umuhigo. Nyina arabyumva, nibyo babwira nti uriya mugisha wa Isaka na Rebeka rwose urugo ruzamera nk'urwaho ruzaba rufite ibibazo. Kandi niwo mugisha tujya tuvuga ngo Imana ngo bamugisha nk'uwa Isaka na Rebeka, nkavuga uyu mugisha ntabwo ngiye nshaka kuwusabira abageni, ndabazi neza ruriya rugo kabisa. Isaka arifashe atumpigire umuhigo. Nyina arabyumva, ntiyamubwira atumva sheri, uwo mugisha ugiye guha Esawu igihe nabyaraga Imana yarabikubwiye twembi tubyumva ngo umugisha uzahabwe Yakobo mutoya. None ibyo ugiye gukora ni bike. Aho kugira ngo amukosore, abwira umutoya ati genda ushakire ihene tuyibage, niturangiza tuwibe. Nanone bibaye bwa kabiri ajya kwiba ibyamugenewe. Amen. Buriya aha harimo ikibazo gikomeye. Sinari nkwiye no gukoresha amen kuri iyo nteruro. Harimo ikibazo gikomeye kuko buriya ibi bintu Yakobo yakoraga n'abakristo benshi barabikora. Imana yaravuze ngo umuntu wizera Imana akagendana nayo ntazabura ibimutunga. Noneho umuntu aragenda agakora ahantu akavuga atoya nintirwanaho inzara izanyica. Ubu muri kino gihe hari indwara iteye muri kino gihugu ndimo gusengera, kuko maze kubyumva si rimwe si kabiri si gatatu. Aho umukobwa ajya gusaba akazi akagenda agakora ikizamini akagitsinda, bagashoto listinga interview akayitsinda, hanyuma human resource w'umugabo kamubwira tuzaze ikibazo cy'akazi kawe tukiganire kerikopara. Bamwe baragiye bakakiganira kerikopare, abandi bakabyanga akazi bakakabura. Ariko rega nkubwire, umuntu uzakubwira ngo reka dukore icyaha kugira ngo tubone iki n'iki, uzamubwire ngo ya nzi neza yuko Imana yavuze ko umukiranutsi atazigera arekwa, nzategereza Imana izampa ibyanjye. Ibyo byitwarire, ibyo byitwa ubuhamya. Ariko hano abantu benshi biba n'ubundi by'Imana ari kubahera ubuntu, bakabura ubuhamya, bakabona ibintu. Ariko Esawu yabonye isahani y'ibiryo, ibishyimbo bitekesheje amamesa kuko ngo byaratukuraga, wenda n'ikinzari yari yashyizemo sinzi icyo yari yashyizemo, cyangwa ni sauce tomate. Ariko numenye sauce tomate batazishyira mu bishyimbo, bajya bazishyiramo. Ubwo wenda ni sauce tomate yari yashyizemo, ashyiramo n'imboga. Ibyo ari byose ngo byaratukuraga. Afashe umugabane w'ubwana bw'imfura awugurishije isahani y'ibiryo. Imana ikamutangaho urugero uvuga ngo mwirinde hatagira umuntu uva mu buntu bw'Imana akamera nka Esawu waguranye umurage w'ubwana bw'imfura isahani y'ibiryo. Abantu benshi barimo baragurana umurage wabo isahani y'ibiryo byo kwisi, kandi umuntu amara kuyiguha ejo n'ubundi ukayibura.
hariho n'abagenda wamara kwemera ibyo yagusabye stili nabwo ntanakaguhe, ukabura ingata n'ikibindi, cyangwa ukabura byose nk'ingata imennye. Ubundi niwo mugani wa Kinyarwanda. Noneho umva, iyi Imana yo iba atari Imana y'amasezerano, uyu muryango wari ugize ikibazo gikomeye. Kuko Rebeka yabwiye umuhungu we Yakobo umufasha amasahani, aramubwira ati genda ushakire ihene nziza, turayibaga nteke inyama nk'uko sa zikunda, nurangiza uzimushyire umwiba umugisha. Ndamubwira ati ariko se mama, none najya kwiba umugisha papa kanyumva akamvuma, aturabizi Esawu afite ubwoya jyewe ntabwo mfite. Ndamubwira ati ibyo bimparire. Noneho aramufashe, ihene barayizanye, arangije agenda azana supaguru amuteraho ubwoya ku mubiri buvuye kuri ya hene yabaze. Ariko aravuga ati umva, nubwo muteyeho ubwoya se namukabakaba araza kumva impumuro ari ihene. Ati genda unzanire imyenda ya Esawu nyikwambike, kuko ngo se yaramaze guhuma, niyumviye imyambaro urumva ari perfume ya Esawu. Kuko burya buri muntu agira icyuya cye. Burya ufashe ishati ya Pastor Zedu ugafata n'iyanjye, uhasanga yuko icyuya cye ntigihumura nk'icyanjye. Umuntu rero ubimenyereye akubwira ati oya, iyi ni ya Pastor Antoine, ntabwo ari ya Pastor Peter. Ko buri muntu agira icyuya cye. Arayimwambika, umwana aragenda ajya imbere ya se. Saramubwira ati mwana wanjye bigenze bite ngo uyu muhigo ubonye bitakuruhije? Ati nagiriye ishya kuwiteka. Hari abantu rero bajya kwibaka kubeshya ngo Uwiteka yamuhaye umugisha. Umva, nubona ikintu icyo ari cyo cyose ugikuye mu byaha, ntuzabeshyere Imana. Uba wabyishugurikiye, ni umusaruro w'ibyaha byawe, ntabwo ari umugisha w'Uwiteka. Kuko umugisha w'Uwiteka ntabwo ujyamo ibyaha. Nta nubwo Imana ikeneye ko bayifasha, nta nubwo ikeneye ko bayunganira, cyane cyane iyo yunganiye ukora ibyaha. Hari abantu ugenda umva kubera ngo ariko Imana irafashwa. Ye, Imana irafashwa. Uburyo ifashwa, Imana irafasha nta nubwo ifashwa. Wowe uragenda ikakubwira ngo haguruka ugende, ndakujya imbere. Imiryango ikinze ndayikingura, iyo nkinze ntawe ukingura, iyo nkinguye ntawe ukinga, ndashyira imbere yawe umuryango ukinguye. Niko Imana ivuga. Ikakujya imbere ugahaguruka ukagenda ukabikora, ariko nta manyanga arimo. Nukora amanyanga ntuzabeshye ngo Imana ngo guhaye umugisha. Uriya ni uwawe. Nta nubwo Imana ishyiraho ikiganza cyayo iravuga turi bwazi kwishugurikira, sawa ikomereza, jya wishugurikira. Kandi bigiye ndabizi, kera nigeze kurwanira intambara, mushiki wanjye mutoya ntiyatsinze, kuko icyo gihe nta watsindaga baremererwaga. Murabyibuka igihe twajyaga twemererwa nta munyeshuri ugitsinda, kandi twebwe kubera ko twari abanyamutara kwemererwa nabyo hemererwaga bake rwose. Barabikoraga arabo bemereraga, ariko mundi mwari munini ukajya kuba abaturage kazi, niba ariko navuga ko n'ubundi twese turi abaturage, ukajya mu cyaro. Noneho kubera ko yewe nararangije kwiga, ndabona ibyo byose mushiki wanjye nzamushyira muri apakope. Apakope icyo gihe yari yaratangiye gukora, niyo shuri rya privé ryabanje gukora hano mu Rwanda, ariko yari amafaranga menshi. Ari 15,000 icyo gihe, igihembwe kimwe bishyuraga 15,000, kandi nahembwaga 25,000. Mushobora kumva ari makeya, ariko icyo gihe yari menshi, kuko icyo gihe muri lisansi yahembwaga 25,000 niyo nahembwaga. Noneho bumva uko Satani akora. Abasore twabanaga barambwira tuvare tukubwire, aya mafaranga ntuzayavamo, reka tugushugurikire. Umwe yaraziranye n'umugabo witwa Gisiga, ababaye no muramuzi, ababakuru ariko wenda nk'abarabani simbizi n'abagemima. Umugabo witwaga Gisiga, ihojyaga ku muri bamwitaga Gisiga nyine kuko wagombaga kuba ufite inkoko, mwavuganiraga ku nkoko. Arambwira ati yewe nzajya kwa Gisiga nkuvugire, ariko uzawiteguye kashi. Ati kuko kwa Gisiga ni inkoko plus 50,000. Ngira y'amafaranga ngiye gutanga y'igihembwe. Akambwira ati ariko harimo inyungu, uratanga 50 ariko ubukize uwo mugogoro
wa 45 bya buri gihe n'andi yose agenda ku mwana ugomba gutaha agira gute. Ndagenda ngiye gusenga Imana irambwira ngo ngo byihorere bimparire, ngo mushyire mu ishuri nzayaguha. Hayose Mana, umushahara wanjye kuwuzi uzayampa. Ndangije mushyira mu ishuri koko kuri makeya nari mfite, igihembwe kimwe ndacyishyura. Icyo gihembwe guhera uwo munsi kuri ndarangije tronkome. Amafaranga najyaga kubona nkabona muri USAID bagiraga ibintu by'ibiraka, nkabona barampamagaye bati turagushaka ngo uzudukorere ikiraka. Imana igaterura angana exactement nayo uwo mwana akeneye, ku buryo imyaka yose yize muri tronkome nta faranga ryanjye na rimwe ryamugiyeho uretse icyo gihembwe kimwe natangiriyeho. Menya ngo ubu ngubu ngiye kujya nizera Imana, n'ibyo nshaka kugeraho byose izabikora ntakoze amanyanga. Arangije tronkome, hari umukobwa twakoranaga yari yaragiye bamuha promotion ajya kuba secrétaire kwa Nsekarije. Arambwira ati twarasenganye, ati kandi hano ubu ngubu nyine ndi kuri fevu, ati kwa anko ndavuga ari kijyana ikagira inkuru, ati uzampa amazina ya wa mwana, ati hanyuma ati après n'ukwemererwa, ati nawe ubwo bazamwemerera. Amazina ndayamo, basohoye amaliste yabagiye muri 4e asohokaho, umugogoro urarangiye. Hanyuma nshima Imana. Mujye mwizera Imana. Ahangaha rero reka twikomereza inkuru kuko saho twari turi mu isaha yo gusubizwamo imbaraga. Ariko Yakobo na nyina umugisha warawibye, habuzeho gatoya Imana itabatabara. Aragiye atwaye za nyama, Saramu ajetse se umuhigo ukuye nawe nari ngeze. Ati nagiriye ishya ku Uwiteka, ati nyegera mwana wanjye. Ngo ararya amaze kurya, aramubwira ati nyegera mbanze numva impumuro yawe usabira umugisha. Aramwegera aramukabakaba, mbese ubwo yaramuhobeye, aramukabakaba yumva afite ubwoya. Aramubwira ati ariko mwana wanjye ko numva ibikonje ari ibya Esawu, ariko nkumva ijwi ari irya Yakobo. Arumagi washyiraho agapfukamunwa, umugisha warawumuha. Hanyuma arangije Esawu abaraje asanga umugisha bamaze kuwutanga. Aramubwira ati papa ninde untwariye umugisha? Aramubwira ati ni wa muriganya mwene so yawe ujyanye, izina ni ryo muntu ni Yakobo, ni umuriganya. Esawu akubita agatoki ku kandi aravuga ati nzamwica, reka papa banza asaze nindangiza munige. Noneho ngo sabimenye, aramubwira ati hungira Padanaramu kwa banyokorome, ugenda ujyeyo uyu mukuru wawe atazakwica. Iyi nkuru rero aho tugeze, ubwo Yakobo agiye Padanaramu, aragenda urugendo rurerure. Hanyuma ngo umurongo wa 10, Yakobo ava i Berisheba agenda yerekeje i Harani, kuko niho bari bamubwiye ngo ajye. Agera ahantu araharara buracya kuko izuba ryari rirenze, nta wamucumbikiye. Yenda ibuye mu mabuye yaho araryisegura, aryamaho arasinzira. Ararota abona urwego rushinzwe hasi rukagera umutwe mu ijuru, abamarayika b'Imana baruzamukiraho bakarumanukiraho. Kandi Uwiteka yari ahagaze hejuru yarwo, aramubwira ati ndi Uwiteka Imana ya sogokuru Aburahamu, Imana ya Isaka. Iki gihugu uryamyeho nzakiguha ubwawe n'urubyaro rwawe, urubyaro rwawe ruzahwana n'umukungugu wo hasi, uzakwira iburengerazuba n'iburasirazuba n'ikasikazi n'ikusi, kandi muri wowe no mu rubyaro rwawe nimo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Dore ndi kumwe nawe, nzakurindira aho uzajya hose, kandi nzakugarura muri iki gihugu, kuko ntazagusiga ntarakora ibyo nkubwiye. Haleluya. Akangutse mu gitondo, Yakobo arakanguka aravuga ati ni ukuri Uwiteka ari aha hantu, nanjye nari ntabizi. Aratinya aravuga ati erega aha hantu hateye ubwoba, aha hantu nta kindi ni inzu y'Imana, aha niho rembo ry'ijuru. Yakobo arazinduka kare yenda ibuye yiseguye, ararishinga ngo ribe inkingi, arisukaho amavuta ya elayo, aho hantu ahita Beteli. Ariko mbere uwo mudugudu witwaga Luzi. Yakobo ahiga umuhigo ati Imana nibana nanjye, ikandindira muri uru rugendo ngenda, ikajya ibyo kurya n'ibyo kwambara, nkazagaruka kwa data amahoro, Uwiteka azaba Imana yanjye,
n'iribuye nshinze nk'inkingi izaba inzu y'Imana, kandi ku byo uzajya umpa byose sinzabura kuguha kimwe mu 10. Haleluya. Yewe nkunda iyi nkuru. Yakobo ageze ahantu nta muntu n'umwe umuzi, nta n'umuntu n'umwe umucumbikiye. Ashaka ahantu mu gihuru, ashaka ahantu mu gasozi, niba hari ibyatsi ashaka ibuye aba ari ryo agira umusego. Ariko buryo umuntu ananiwe araryama agasinzira. Bene ahantu rero ndahakunda cyane, kuko nanjye nigeze kwisegura ibuye. Twavuye mu mujyi wa Kigali duhunga, ari ku itariki ya 24, hari ku cyumweru, ndabyibuka, kwezi kwa 4 kwa 94. Inkotanyi zidutwaye mu gicuku, nta nubwo hari mu gicuku cyane. Twahagurutse saa 3 tuva hano muri stade, tunyura hariya kuri Parloma, uriya muhanda wa Nyarutarama ugenda ukagera za Kagugu, turamanuka Batsinda, dufata hakurya Ikabuye. Urumva ubundi aho hantu ni hafi. Twahagenze amasaha 6 kubera ko twari benshi cyane. Baratwegeranije, umuntu indi gafatana n'umugongo wundi, tumera nk'igiti kimwe kirekire cyane. Ahasigaye tukagenda dutya tutavuga, kugira ngo imirindi yacu itavuga. Badutwara mu mvura, turagenda tugera Ikabuye tunaniwe kabisa. Umva, hari umwijima, hari imvura, hari ibyondo, hari umunuko, buri kintu cyose ushobora gutekereza cyari gihari. Hanyuma nicara ahantu ku kirundo cy'amatafari cyari gihari, nihebye. Barese Imana koko ubu umuntu azongera asenge se, tuzabyihorera ese ubundi ubu tuzabaho? Mbwira Imana, Imana ubu ngubu kwambwiye ngo uzabana nanjye, nawe urahari? Numva clear ijwi ry'Imana rimanutse mu magambo yo muri Yesaya, ryari ndivuga ngo nuca mu muriro, oya, nuca mu mazi ntazakurengera, nuca mu migezi ntizagutembana, nuca mu muriro ntuzashya, kuko ndi kumwe nawe. Haleluya. Hanyuma negama ku kirundo cy'amatafari cyari gihari, ndasinzira. Imvura irimo kugwa, ndasinzira. Madamu wanjye yicaye iruhande rwanjye n'abandi bana bo mu rugo twari duhunganye. Hanyuma nkangutse mu gitondo arambwira, tumva ugomba kuba uri umurwayi. Narakubonye usinziriye mu ntebe unaniwe, narakubonye usinziriye mu gitanda, kuko jewe rero iyo negetse umutwe ku musego ntukanganirize. Jewe iyo negetse umutwe ku musego mpita nsinzira. Nyinumva abadamu mukunda kuganira muryamye, ubwo ntuzabintegerezeho. Jewe iyo ndyamye, iyo dushaka kuganira twicara mu gitanda, ariko niba ndyamye kege ku mutwe ku musego, ubwo ni ibitotsi. Synonyme, umutwe ku musego ni ibitotsi, ugomba nasinziriye. Arambwira ati, ntabwo ubitotsi byagomba kuba ari indwara. Narakubonye usinziriye mu buriri, ibyo ni normal. Narakubonye utashye unani kwicara mu ntebe ugahita usinzira, ibyo ni normal. Ariko umuntu yicara mu mvura akegama ku matafari, imvura imunyagira, imibi murya, agasinzira. Mpita muririmbira, amahoro Yesu abantu be. Ndamubwira ni jewe nicaye ndasenga, Imana uzabaho kuko ndi kumwe nawe. Hanyuma itanumva inkuru, kuko Yakobo yaricaye yisegura ibuye arasinzira. Imana rero ikunze kuza muri icyo gihe aho wagejeje ku ndunduro. Iraza iramusanga, iramubwira ngo ndi Imana ya so, ndi Imana ya Aburahamu, ndi Imana ya Isaka, ndi Imana ya Yakobo. Amen. Iramubwira ngo kandi nzabana nawe, nzakujyana muri iki gihugu, nzaguherekeza, nzaguha ibyo urya, nguhe n'ibyo wambara, kandi nzakugarura ahangaha, kuko hari amasezerano akurimo. Hari ibyo nasezeranije, navuze yuko mu rubyaro rwawe hazavamo uzabera amahanga yose umugisha. Haleluya.
kandi ibyo sinzakureka ntarabisohoza. Buriya ikintu abantu benshi batajya batekerezaho cyane nuko turi abantu bafite amasezerano. Iyo wizeye Yesu nk'umucunguzi n'umwami, Imana irirahira ikavuga ngo nzaba so, ngo kuko bamwizeye bose yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. None ikakubwira ngo ntukiganyire wibaza ngo nzarya iki, nzanywa iki, nzambara iki, ngo kuko ibyo ngibyo nzi ko ubikeneye, ngo ahubwo ubanze ushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ngo ibindi bizaza ari risiturune, ari inyongera. Haleluya. Twe turi ubwoko bufite amasezerano. Noneho ngo Yakobo akangutse ngo aravuga ngo ni ukuri Uwiteka ari aha hantu. Iri jambo ndarikunda cyane. Uzi Imana igusanga wiseguye ibuye ikakubwira ngo naha naho ndahari, baho. Haleluya. Aho ngaho aho wageze wihebye, sinzi n'impamvu Imana ikunze kubikora gutyo. Akenshi Imana irareka ibintu bikabanza bikabura udubi, irareka ibintu bikabanza bikagera ahananiranye, kuko n'ubundi igitangaza ni ikintu Imana izagukorera cya gihe abantu baguhebeje, nawe ubwawe ibyawe byaheze ukavuga ngo Mana ahasigaye ni wowe. Iyo ije igateramo irakandagira ukavuga ngo ibi ngibi ni Imana ibikoze, si umwana w'umuntu, igahabwa icyubahiro. Haleluya. Kandi ibyo ngibyo inshuro nyinshi nawe usubiye mu buzima bwawe wabona ahantu Imana yaje cyagihe wamaze gusezera ku buzima. Ngiye rwose mfite ubuhamya bwinshi. Munze kubwira abantu yuko buriya 94 periode hagati ya 90 na 94 kuva inkotanyi ziteye itariki ya mbere y'ukwa 10 muri 90 kugeza mu kwezi ukwa 7 ne kukongera kugeza mu kwezi kwa 4 kwa 94, buri munsi nabonaga ikintu kinyibutsa yuko Imana ariyo murinzi wanjye, kandi ikareka bikabanza bikagera hahandi aho wihebye ukavuga ngo ubu noneho this is the end. Ndibuka ku itariki ya 7 intera hamwe zahagaze ku irembo ry'iwanjye, kandi ntabwo twari dufite ibipangu by'amatafari. Icyo gihe umujyi abenshi twari dufite ibipangu by'imiyenzi, nibyo twitaga ibipangu. Zihagarara mu miyenzi nzireba, nanjye sinzi ko zandebaga ko jyewe nari ndi mu nzu, ariko jye narazirebaga ko zari ziri hanze, zitangira kujya impaka. Ubundi rero muri kamera yanjye buriya ntabwo nihangana. Hari abantu bajya banyibeshyaho ukagira ngo ndi umuntu mwiza, ngo ndihangana. Ntuzahure nanjye narakaye. Ndazireba ndavuga mva ngiye gufata umuhoro ngende ndatemamo nk'ebyiri nizirangiza zinyica, ariko ndapfa nk'umugabo. Igihe ntarabikora Imana irankomanga ngo uri mu biki, ugiye gupfa nk'umugabo. Naho ugarukiye wapfuye nk'umukristo se, pfa nka Yesu, ubasabira umugisha nurangiza upfe. Igihe cyose wakabyigishije ntabwo wabyumvise. Mbwira Imana ariko uzi koko ndi ikigoryi. Ubundi se wamugani kuko yarambwiye ngo se nutemamo babiri ukatunguka imbere yanjye ufite amaraso ku ntoki urambwira ko uvuye hehe? Ndicara mbwira Imana, mva rero Imana ubampereho umugisha, banyica nabi byose ndapfa. Ntangira kubara amasegonda asigaye ngo ngere mu ijuru. Hanyuma ngiye kumva numva imbunda iravuze. Imbunda yavuze maze kwemera gupfa, narangije gutuza gusa nicaye mvuga ngo ariko ko batinze. Numva imbunda ngo zira Karachinikovu zavugaga nabi zirakagira Imana. Intera hamwe naziherutse ubwo ngubwo byabaye nka b'Abanyegiputa. Imana yabwiraga ngo Abanyegiputa abonye uyu munsi ntuzongera kubabona ukundi. Ziragenda mba ndarokotse ku isogonda hahandi uvuga ngo umva Mana byarangiye, ntegurira inzu yanjye ndaje. Akakubwira ngo ya nagira ngo nkwerekeye yuko niyo umuntu yiseguye ibuye manuka nkamusanga. Nagira ngo nkwerekeye yuko niyo umuntu amaze gusezera ku buzima ngaruka nkamubwira ngo baho. Imana igusanga mu kaguni, Imana igusanga mu mfunganwa. Hari inshuro nyinshi ubuzima bwadushyize mu mfunganwa, hari inshuro nyinshi ubuzima buzagushyira mu mfunganwa, ariko Imana ikaza ikakubwira ngo ya uriya nagira ngo nkwereke ko ari giye gucunga ubuzima bwawe. Jya wizera Imana.
noneho Yakobo akangutse, ikintu kisetsa burya abantu bose iyo bakangutse baravugishwa, baranahungetwa. Hari igihe Yesu yahindutse ukundi ari hamwe na ba Petero, ngo babona Mose na Eliya, Yesu yahindutse ukundi. Noneho Petero aravuga ngo mwami, ngo aha hantu ni heza, ngo reka duce ingando, ngo twubake ya Mose, ngo twubake n'iya Eliya, ngo twubake n'iyawe. Yibuka yuko ari hamwe na Yakobo na Yohana. Yavuga ati turaca ingando nibure 6 cyangwa 4. Arabyibagirwa. Imana iravuga ati ubwo atangiye guteshaguzwa, ngo igicu kirabakingiriza. Imana iravuga ngo uyu niwe mwana wanjye nkunda nkamwishimira, aba ari we mwumvira. Ngo hanyuma bongeye kuzanza mukababona Yesu wenyine. Kuko iyo abantu bageze muri izo situation bakora amasezerano akomeye. Harimo benshi muri mwebwe bashobora kuba barahiye indahiro zikazakugora kuzisohoza. Jewe sinjya ndahira indahiro, narabyize. Reka da njye kubwira Imana ngo nzagira gutya, hanyuma nibimbaza jewe yibikoze ndayishima nkashyiraho akadomo. Cyakora hari ikintu kimwe nayihaye cyananiye kugikurayo, kandi nta n'umugambi mfite wo kugikurayo. N'ubundi nta yindi ndahiro nakora. Jewe nkimara gukizwa nandikiye Imana, ndabibwira mwumva rero Mana, warakoze kumbabarira, warakoze kundinda simbwe mu byaha. None guhera uyu munsi nkuhaye ubuzima bwanjye, ubutegeke. Nzagendera mu mategeko yawe n'amateka yawe, sinzayateshuka iruhande hirya cyangwa hino mbigambiriye. Kuko hari igihe ushobora guteshuka utabigambiriye, sinzateshuka mbigambiriye. Ikindi gisigaye, icyo uzantegeka gukora cyose, aho uzashakira, uko uzashaka niko nzabikora. Ndasinya. Buriya rero ibyo wasinyiye imbere y'Imana nibyigenderaho, kuko irabikwibutsa. Nibuka na madamu twenda kwimariya, twaguze inzu, nabwo ari Imana yiduhaye. Kuko nari narapinze n'Imana, ndenda kwigisha kuri aya magambo Yakobo yarangirijeho, nanjye ndangize dusenge. Yakobo abwiye Imana ngo Mana, ngo nungarura amahoro, kandi Imana yamubwiye ngo nzakugarura amahoro. Numpa ibintunga, kandi Imana yabimubwiye muri afirmatifu, abishyize muri conditionnel, ngo nuramuka umpaye ibintunga, nuramuka umpaye ibyo nambara, nuramuka ungaruye hano, kandi Imana yamubwiye ngo ibyo nzabikora. Noneho yizirikisha indahiro ngo nanjye nzaguha 10% cy'ibyo nzunguka byose, uzaba Imana yanjye, kandi aha hantu hazaba inzu yawe. Cyakora yaragarutse ahubaka igicaniro, ntabwo yahubatse urusengero. Kera byaratinze niho Salomo yubatse urusengero. Ariko icyo nendaga kubabwira si icyo ngicyo. Iyi ndahiro yihambiriyeho ntabwo Imana yari yayimusabye. Ariko kubera ko iyo umuntu agize excitement, yagize umunezero mwinshi, akenshi twihambiriza indahiro. Nanjye narazihambirije kenshi. Ubu nibwo nize kutabikora, kuko ntacyo nsigaranye, nayihikiza. Umunsi nayibwiye ngo ibyanjye byose nabishyize muri yo baruwa, ndabwira ubu ngubu jewe n'ibyanjye byose ndabiguhaye ubitegeka. Ubwo nta cyasigaye, nayiha iki kindi se? Yambwiritse se ko wabimpaye cya gihe wisubiyeho. Ariko inshuro nyinshi nabonye ingaruka zabyo. Hari igihe ndimo ndarangiza, nenda kuva mu kazi nakoraga k'ubwarimu, nari nabonye akazi muri ambasade y'Abanyamerika, ngiye kuba directeur muri ambasade. Akazi bana kamuhaye, kuko diplome bashakaga ni gihe wari uyifite jyenyine muri iki gihugu cyose, masters mu bintu byo kwigisha Icyongereza. Noneho mvayo rwose nameza amababa, mvuga numva Imana yacu ni igitangaza, ndagurutse ngiye kuba directeur muri ambasade y'Abanyamerika. Hanyuma ntangiye gusenga Imana, irambwira ko mbona bameza amababa, ni gihe wakubwiye ko uzajya muri ambasade, jya kunkorera. Hehe? Mu banyeshuri, mu muryango twari tuwutangiye utagira namba, nta mani, nta n'iki n'iki, habe na biro, habe n'intebe, rien, hari igitekerezo gusa. Nkajya mbwira Imana, nkayenda Imana wambabariye nkajya muri ambasade, ko mbizi uriya mukozi nta mushahara azaba afite, ngiye nkuhaye garanti nzajya muha umushahara kugeza igihe nzavira muri aka kazi.
amezi 6 ndimo guhendahenda Imana irambwira ngo rega ibuka ibyo wasinyiye, wambwiye ko uzajyaho nkubwiye ugakora ibyo nkubwiye uko nkubwiye, ni we nshaka, sinshaka amafaranga yawe, ujya mu kazi kanjye. Nsezera muri ambasade ndabwira ntimushaka undi, ka kazi nakaretse. Umugabo wari wanjyanye arambwira turi ikigoryi, tuva sindabona ibigoryi kuri iyi si bimeze nkawe. Ndabwira nishagiye nifatishije indahiro, nabwiye Imana ko nzajya aho imbwiye nkakora ibyo imbwiye kandi sinshobora kwisubiraho. Ati genda Yesu wanyu yarabahombeje. Ariko kugeza uno munsi ntabwo ndabyicuza, kubera ko nagiye aho yambwiye arandinda mbaho, ibyo nari gukurayo byose ndabifite. Ubundi se mu buzima umuntu aba ashaka iki? Ni inzu ndayifite, ni imodoka nyigendamo, sinshonje, uretse ko ubu niyirije ubusa, ariko nta wabunyirije iwanjye ibiryo birahari kubera Imana. Yakobo ararahira aravuga ati Imana nuramuka ukoze ibi ngibi ukandindira aho ngiye ukangarura muri iki gihugu, nanjye hari ibyo nzakora. Nusezerana n'Imana ujye usezerana ibyo uzasohoza. Amen. Kandi Imana nikugirira neza ujye wibuka yuko ikugirira neza, yarangiza ikakubwira ngo noneho nta kindi ngusaba, mu mutima wawe mutegeke. Amen. Isaha yo gusubizwamo imbaraga. Sinzi ikigushyize mu kaguni, wenda nawe uri ahantu handi uvuga ngo ubu ngubu niseguye ibuye, aho niho Imana izagusanga. Ntihazagire ikigutera ubwoba, kuko dufite Imana igendana natwe, igusanga aho wiseguye ibuye ikakubwira ngo umva, ubwo wanyizeye ntuzakorwa n'isoni, nzabana nawe, nzaguha ibyo urya, nzaguha ibyo wambara, nzakubeshaho kandi nzaguha umugisha. Amen. Isaha yo gusubizwamo imbaraga, kuko ikidusubizamo imbaraga si uko ibintu bihari. Ikidusubizamo imbaraga ni ukumenya iyo Mana igusanga wiseguye ibuye, ni ukumenya iyo Mana igusanga uri hagati y'ibuye, uri hagati y'urusyo n'ingasire, bakugiza amamera, akavuga ati nzagusya ushyire hagati y'ingasire n'urusyo, nkusye nguhindure ifu. Imana ikavuga ngo urabyitondemo, hari abantu badasyagika, hari abantu badaseka, kuko Imana yashyizeho ikiganza cye, arakubwira ati nge nzagusya uzambona. Nushaka bene ujye umubwira turitonde, kuko twe turashinganye, kuko inkuba ishobora kugukubita nta murabyo wabonye, kuko twe turashinganye. Ubu ni Imana yabwiraga ko akamubwira ati Yakobo ntugire ubwoba, hari ibyo nakuvuzeho sinzagusiga ntabisohoje. Niko Imana yabwiye hano iramubwira ngo Yakobo hari ibyo nakuvuzeho sinzagusiga ntarasohoza amasezerano. Amen. Icyo nicyo nkundira Imana yacu, iravuga igasohoza. Ikizadusubizamo imbaraga muri ubu buzima si uko tudahura n'ibibazo, ahubwo nuko tugera mu bibazo wamara kwisegura ibuye ukavuga ngo Mana ya Yakobo, Mana y'i Beteli, ko nageze aho niseguye ibuye, where are you? Waba uri hehe? Uzayitegereze nizo uzabimenya ko ariyo yaje. Kandi hari igihe izareka imyenda ibanze ibe myinshi, abakwishyuza babyukire ku muryango, hanyuma ikubwire ngo ndaje. Iyo Mana narayibonye inshuro nyinshi kandi ikabikora, kuko ni Imana. Senga Imana. Ariko niba wicayemo hano uyu munsi wumva gucitse intege kubera impamvu imwe cyangwa iyindi, kuko ibiduca intege ntabwo biba bimwe. Hari ucibwa intege n'abantu, hari ucibwa intege nawe ubwawe ukica intege, ukimunga pe, ukica intege. Hari ucibwa intege n'imibereho ye, akaba afite ibintu by'ibyaha yabayemo byamubayeho kandi byanze kuvaho. Hari ucibwa intege n'ibyo adafite. Wagiye kwa banko bagutera utwatsi, ujya kwa anti agutera utundi, ujya kwa kazini araguhakanira, hanyuma ukicara ukiheba, Imana ikakubwira ngo here I am,
Jewe rwose mfite inkuru n'inkuru nyinshi zikwereka ko Imana iri mu ruhande rwawe. Iyo ikandagiye aho uri umenya ko yaje. Reka Imana igusange mu kaguni kawe kandi kubera ibyiringiro n'imbaraga. Dusenge Imana. Turagushimye Mwami Mana yacu. Iyi ni isaha yo gusubizwamo imbaraga, kandi nta kindi kijya kidusubizamo imbaraga uretse ibyiringiro dufite muri wowe. Tujya twiringira abana b'abantu bakadutenguha, tujya twiringira bene wacu ntibanatwiteho, tujya twiringira inshuti zikatwihakana, ariko we ntujya utureka. Aha hantu Yakobo uburiganya bwe ntabwo bwari bukimufitiye umumaro, na se wamubyaye umugisha yamuhaye nta nubwo wagaragaraga, na nyina wamufashaga kwiba umugisha ntibari bakiri kumwe, na mukuru we wamuhigaga yarari kuriye cyane, nta n'undi muntu uhari, yiseguye ibuye, asigarana nawe wowe ubwawe Mana. Reka buri muntu wese uri hano aho yaba ageze hose, bamwe uyu munsi nta bibazo dufite, ariko hari abandi babifite. Uko twaba tumeze kose ubyandike ku mitima yacu, kuko nshobora kuba ntafite ibibazo uyu munsi ariko ejo nzabigira. Ninzageraho niseguriwe nzibuke yuko hari Imana y'i Beteli, Imana iza wiseguye ibuye. Uvugane na buri muntu wese uri hano, utera umwete mu bacitse intege, wongera imbaraga mu bananiwe, yaba ananiwe mu buryo bw'umubiri yumva ubundi intege zashize, umwibutse ko ari wowe utanga imbaraga. Yaba afite ibimwihebesheje, umwibutse kuri Imana ishobora. Kandi Mana wumve gusenga tugusenga, urambura ukuboko kwawe. Buri muntu wese uri hano ave muri iri teraniro ashubijwemo imbaraga. Ibyamuteraga ubwoba byose, ibyamukangaga byose, umwibutse ko hari n'ikindi gihe yigeze kunyura mu gihe nk'iki, ukavuga ngo baho. Imbaraga zawe zibane na buri wese, kandi mu kazi dusubiyemo imbaraga z'umwuka zikorane natwe, ugendane natwe, ukorane natwe, uduhe umwuka w'ubwenge n'ubuhanga, uduhe umwuka w'ubushobozi, kugira ngo ibyo dukora byose, iyi minsi b'iminsi yo guhembuka, iyi minsi b'iminsi yo gusubizwamo imbaraga, iyi minsi b'iminsi y'impinduka, izina ryawe rishyirwe hejuru, ubwoko bwawe buhabwe umugisha, mu izina ryawe Mwami wacu Yesu Kristo, amen. Kandi Mwami, dufatanije n'umutima dusengera ibi byifuzo biri muri iki giseke. Urabizi muri iyi minsi twarakubwiye ngo iki giseke uzandikeho ngo iki ni igiseke cy'urwibutso, wibuke ibyifuzo byose twashyize imbere yawe muri iyi minsi 40. Turi ku munsi wa 15. Bimwe twatangiye kubisengera ku munsi wa mbere, ibindi byaje mu yindi minsi ishize, ndetse hari n'ibigeze mu uyu munsi. Uramburira ikiganza cyawe gusubiza abantu bose batanze ibyifuzo, abatanze ibyifuzo by'umubiri, iby'uburwayi, iby'iminaniro n'ibindi byose bumva bafite mu mubiri. Urambura ikiganza cyawe ukiza abarwayi, abarwaye indwara z'uruhu, abarwaye indwara zo mu mitsi, abarwayi zo mu nyama, abarwaye indwara z'amagufwa, abarwaye indwara zo mu buhumekero, abarwayi zo mu mihogo, izo mu nda, indwara zose. Urambura ikiganza cyawe gushyira iherezo ku bubabare bw'abantu bawe, kandi wibuke n'abatanze ibyifuzo Mana by'imibereho y'ubuzima, abadafite akazi, abafite akazi kenda kurangira, abafite akazi kagenda nabi, abo bose turasenze ngo urambure ikiganza cyawe usubize kwifuza kwabo, kugira ngo babone ibyo bakora, babone ibibatunga, kandi batere kugushima. Hari abatanze ibyifuzo by'imiryango, hari imiryango idafite abana bifuza urubyaro. Mana urambure ikiganza cyawe ushyire iherezo ku bugumba mu miryango yacu. Abashyizemo ibyifuzo aha bose tuzabona ubuhamya bwa benshi bashubijwe muri aya misengesho ya 40. Kandi Mana urabizi hariho n'abandi bafite imiryango itagenda neza, abagabo batabanye neza n'abagore, abagore batabanye neza n'abagabo, abana batabanye neza n'ababyeyi, hari abana bananiye ababyeyi babaye ibirara. Abo bose dufitemo ibyifuzo nk'ibyo ngibyo. Hari n'abavandimwe batabana neza n'abandi bavandimwe, hari n'abaturanyi batabana neza, hari n'abakoresha babanye nabi nabo bakoresha. Urambura ikiganza cyawe aho hose usabanye imitima y'ubwoko bwawe nabo bakorana nabo babana, kugira ngo nabyo bidutere kugushima. Hari abatanze ibyifuzo byo mu mwuka, abifuza kongererwa imbaraga, abifuza kuzura umwuka, abifuza kuva mu byaha. Abo bose usubize kwifuza k'ubwoko bwawe, kandi byose bidutere gushima izina ryawe. Wumve rero gusenga dusenze dusengera ibyifuzo byose n'ibyo tutavuze,
abifuza aho batura, abifuza kujya mu ngendo, abifuza amafaranga yo gukora ibi na biriya, abifuza amafaranga y'ishuri, ibyo byose ubisubize kugira ngo buri muntu wese anezerwe kandi bimutere gushima izina ryawe. Kandi muri kano kanya Mana turahagutse dusubiye mu mirimo, ugendane natwe, ukomeze kubana natwe, ukomeze kutugirira neza, ukomeze kutuyobora, natwe dukomeze kugutumbira kandi dukomeze kukunezeza. Twongeye kuvuga ngo reka Mana umugisha utanga urenzeho twebwe twasaba, umugisha w'Imana ishobora byose, umugisha w'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera ubane natwe twese aho tujya hose mu byo dukora byose, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Mugendane na Yesu.